Kubaza Kimironko usohoka muri gare ya Kimironko ukamera nk'umanuka ujya kuri Vision Restaurant. Iyo uhagaze hepfo y'igipangu cya Vision Restaurant ukareba imbere yawe uhabona inyubako ndende irimo salo y'uwitwa Clarisse Light Salon. Iyi salo usibye no kuba ari salo ubwayo ni n'ishuri aho bigisha gusuka, make-up, gukora inzara ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'ubwiza. Ukihagera wakirwa n'umubare mwinshi w'abana b'abakobwa bari kwiga ibijyanye n'ubwiza. Twaganirije nyiri salo ariwe Clarisse adusobanurira byimazeyo uburyo iyi salo yabo ikora. Nitwa Clarisse, abandi nyiri Clarisse Light Salon Company Limited, aho twigira ibintu bigendanye no gusuka, kudefiriza, gusokoza, gutunganya inzara, make-up n'ibindi ku bagabo, ku bagore, ku bakobwa, ku abantu bose, ariko cyane cyane twakira bamaze gufata irangamuntu kuko nibo RTB twemerera yuko tugomba guha amasertifika. Rero ni hano Kimironko dukorera, ni karibu muze tubigisha. Yego, hari nk'umuntu ushobora kumva ati Clarisse Light Salon ku muntu utayizi yabasanga hehe, location, ese nimero yabahamagaraho ni izihe? Twe dukorera Kimironko hano ku muhanda umano kujya 12. Nimero yaduhamagaraho ni 0788 42 5014 cyangwa se akadukurikirana kuri Clarisse TV official, ni kuri YouTube n'ahandi henshi iyo bagiyeho bagakanda twige gusuka baratubona. Hari abantu benshi batubwira ko bafitiye akamaro kuba twigishiriza online. Ikindi kiyongereyeho, abantu twigishije bahita bahaguma bagafata n'akazi. Dufite ahantu ho gukorera hanini, abantu baraza bakiga amezi 3 yonyine, hanyuma bagahita bahafata n'akazi bakahaguma. Umubyeyi wenda uri mu ntara ubonye iyi nkuru yizere yuko yakohereza umwana wiwe mukamwigisha ibijyanye n'ubwiza muri rusange, akabasha kuba yabona akazi nawe akikura mu bushomeri? Yego, dufite abana baba baturutse impande n'impande, ubwo nuko wenda mutigeze mubaza. Dufite aba baturutse za Nyagatare, za Huye, ahantu henshi kuko dufite naho biga baba, turabacumbikira. Ubwo rero umubyeyi wese uri mu ntara ntagire ikibazo kunyoherereza umwana, ni umubyeyi yaba yoherereje, nta kibazo, ni karibu nimubohereze. Amafaranga twigishirizaho ni make cyane, nimuduhamagare. Bijyanye na certificate, umunyeshuri wanyu aba ari able yo guperforminga ku isoko mpuzamahanga? Twebwe leta yatugiriye icyizere, dutanga certificate. N'ubu ahubwo turabatumiye, dufite graduation ejo muri 27 hariya Kimironko muri Olympique Hotel, niho tuzaba twambaye, tuzambika abanyeshuri barenga 100. Rero ni karibu. Iyi ni graduation yacu ya kabiri. Iya mbere bagraduatinze ari 107, none ubu ngubu bagiye kugraduatinga ari 120. Murumva. Ku kijyanye n'amacumbi, mufite amacumbi y'abahungu n'abakobwa cyangwa n'abakobwa gusa? Dufite amacumbi y'abakobwa gusa. Abahungu iyo baje baba bafite buryo ki bagomba kubaho, ariko impamvu twashatse amacumbi y'abakobwa nuko abakobwa nimbo bagumyaga kubisaba cyane, babisaba bavuga bati ko nabonye abantu mwigishije, ko hari uwo mwigishije akaba yahandangiye. Rero biba ngombwa ko dushaka amacumbi y'abakobwa. Abahungu nta macumbi turabashakira, ariko impamvu yabyo ntabwo ari uko tutayabona, ahubwo nuko bakunda kubisaba ari bakeya. Nyuma yo kuganira na Clarisse akaba ari nawe nyiri salo, Double 7 TV yakomeje kuganiriza aba banyeshuri bari kwigira muri iyi Clarisse Light Salon. Batubwira uko babayeho, batubwira nuko biyumva. Murakoze, nitwa Rwahamageni, mu rugo ni Nyagatare. Nanjye ndi umunyeshuri hano kuri Clarisse Light Salon. Nanjye naje gushaka ubumenyi kugira ngo nanjye ejo nimara kubimenya nzagende niteza imbere, nawe mbasha gutega amaboko nikorera. Yego.
ubu nibura nko kuva utangiriye kwigira hano muri Clarisse Light Salon, hari icyizere cy'uko ushobora kuba wajya hanze ugaca amafaranga nta kibazo? Yego, nk'uyu nguyu ari nk'umukiriya ubunyishyure ibihumbi 6. Yego. Ku munsi nibura umunyeshuri waba muri Clarisse Light Salon ufite ubushobozi bwo gusuka nk'abantu n'abandi? Umunyeshuri nk'ubu uyu nguyu umutangiye nonaha 850. Urumva nta saha ishize. Ibihumbi 6 byanjye nkaba mbibitse, kandi ari abantu bakeya bakorera ibihumbi 6 ku munsi. Niki uraza kumbwira wa muntu wanze gukora amaboko mu mufuka ngo aze yige nawe nk'abandi, uramubwira? Nawe inama namugira ni uko yakura amaboko mu mufuka akishakira ejo hazaza, kuko imbere iyo turimo kugana naho umuntu uzaba afite icyo yakoze cyangwa icyo yize cyamugirira akamaro uyu munsi cyangwa ejo. Rero abantu badafite akazi, badafite imirimo bakora, ni uko bashaka amafaranga make ashoboka bakaza hano kwa Clarisse bakiga. Ntabwo kwiga hano kwa Clarisse bisaba ko urangije kaminuza cyangwa segonderi cyangwa se primaire. Nubwo waba utarize waza ukiga, kuko hano harimo n'ababana n'ubumuga bwo kutumva biga hano kwa Clarisse. Yego. Ubwo rero ntagire uwiheza cyangwa ngo abati njye sinabishobora. Umwe wese yabishobora, gushaka ni ugushobora. Yego, murakoze. Abantu b'abakobwa bijandika mu buraya, mu businzi, mu bintu byinshi bitandukanye, mu bunywi bw'itabi, inama nabagira nuko babyihorera bakaza bagakora, kugira ngo nabo ejo bazaba abantu bakwifuza. Hari icyizere we ufite cy'uko ejo hazaza numara kwiga? Numvise ko kuri 27 mufite graduation. Ufite icyizere cy'uko nugera mu buzima bwo hanze uzapiganwa ku isoko ry'umurimo bigakunda? Yego, mfite icyizere ko ninsohoka hano hanze nzajya ku isoko ry'umurimo bigakunda, kuko hano baduha ubumenyi bwinshi. Twaje nta kintu na kimwe tuzi, ariko ubu ngubu turakora, twashobora gusuka abantu bakatwishyura amafaranga tukiteza imbere. Ababyeyi benshi bagira imbogamizi zo kohereza abana babo kwiga kure, cyane cyane muri bino bigo byigisha ibizwi nk'amashort course cyangwa se amasomo y'igihe gito. Rero Double 7 TV twagize amatsiko ku kijyanye n'amacumbi, niko kubaza aba bana b'abakobwa biga muri kino kigo Clarisse Light Salon. Umva ubuhamya bari kwihereye ku kijyanye n'amacumbi. Wenda nko ku munyeshuri uturuka kure bimeze gute? Bijyanye n'amacumbi ku banyeshuri baturuka kure, kuri kwa Clarisse Light Salon bagira icumbi abanyeshuri nyine babamo, biba bimeze neza, batwitaho uko bikwiye. Ni amezi 3 nyine tumaramo. Yego, amezi 3 nibura uba ufite ubushobozi bwo kuba wajya ku isoko ry'umurimo ukabasha guperforminga neza nta kibazo? Ku mezi 3 nyine uba waramenye ibintu byose, gusuka, kogosha, gutera makeup, ibintu byose ugenewe kwiga byose warabimenye. Mu karere ka Ruhango. Mu karere ka Ruhango. Ntabwo se wumva inyuma ariko ntabwo wagize ngo nisikamu? Bakibimbwira numvishe ko amezi 3 nta kintu nzabamenye, ariko ubu ngubu ku byo maze kwiga nanjye haraho nakwigeze. Umaze igihe kingana gute wigamo hano? Maze amezi 3 niga. Yego. Ubu kano kanya ufite ubushobozi bwo gukora iki? Mfite ubushobozi bwo kuba nasuka umuntu, mfite ubushobozi bwo kuba nasokoza, nkamudefereza, nkaba namucira n'inzara, nkamutera verine akagenda asa neza na makeup. Ubu ni nkaho nshoje kwiga. Yes, mufite graduation itariki 27 n'izakuno kwezi kwa gatatu cyane. Ni iz'uku kwezi. Shushanyiriza ishusho yawe utaraza kwiga hano muri Clarisse n'ishusho yawe kano kanya uri gufata amasomo bitandukanye. Biratandukanye cyane, kubera ko niga gusuka najyaga mbibona, nkabireba kuri TikTok, nkareba no mu masaro bari kubikora, ariko nkumva nyine ndabikunze. Urabona sinize nyine, ariko numvaga muri njye nshaka kwiga ikintu kijyanye n'umwuga.
ubwo rero nirirwaga mu rugo nkibaza se bizagenda gute, ubwo mu rugo banesheje ndababwira ukuntu ikintu nifuza kuba nakwiga, mbabwira ko nshaka kwiga umwuga. Bahise banzana muri hano muri Light Salon kwa Kararisa, narabishakaga cyane. Ubu mbe nishimye cyane kandi nishimiye yuko nshoje ngiye no guhita mbona akazi, nanjye nkazongera kugira ikintu nasaba ababyeyi banjye, ahubwo ubu ngubu ngomba kuba umuntu nanjye baba basaba icyo baba bakeneye. Tutarasoza ubutumwa uraza kumbera umwana w'umukobwa wiyumvise yuko amafaranga agomba kuyabona ari uko yakuye abagabo, ari uko sheri we yamuhaye, mumpere mesaje nawe umwana w'umukobwa watinyutse ati njyewe nje kwiga muri Karayesi. Njye ikintu namubwira uwo mukobwa utegereje gusaba ikintu sheri wiwe, ahubwo ndumva ikintu namushishikariza ari uko ahubwo nawe yaba umuntu sheri we yakabaye agira icyo asaba, atakabaye ari we umusaba. Ngomba kumubwira agakura amaboko mu mufuka, nawe sheri we ejo cyangwa se undi yagira icyo amukeneraho nawe akaba yakimuha, nategereze ko ari we ahubwo agomba kugisaba. Namushishikariza rero gushaka ikintu cy'umwuga. Tugendeye ku buhamya duhabwa n'abana b'abakobwa biga muri Kararisa Light Salon, hari icyizere kidashidikanywaho yuko ejo hazaza habo ari heza, ejo hazaza habo nabo bazaba ari ba rwiyemezamirimo mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu, dore ko bavuga yuko umwana urangije kwiga mwahangaha bamufasha no kubona aho gukorera. Ngende Mr Birori, 7 TV muri Kararisa Light Salon, Kimironko mu mujyi wa Kigali.